Yes, ni igitaramo cya korali ishema ryacu ibarizwa kuri katedrali diocese ya Ruhengeri, by'umwihariko akaba ari igice cya kabiri cy'indirimbo batangiye, dore ko yari ku ndirimbo za Noheli. Kikaba ari igice cya kabiri, ni igitaramo cyitabiriwe na nyakubahwa nyiricyubahiro Musenyeri Padiri mukuru wa diocese ya Ruhengeri ndetse na guverineri w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Sebagahunde na meya w'akarere ka Musanze, bose bakaba bitabiriye iki gitaramo cya korali ishema ryacu. Akaba ari ku nshuro ya gatanu korali ishema ryacu ikoze ibi bitaramo, dore ko ku nshuro ya mbere ubwo batangiye 2015 ariko covid igenda ibakomamo hagati, ibitaramo ntibyaba. Bimwe mu bikorwa bakoze muri uyu mwaka turi gusoza inyuma harimo kuba barubakiye abaturage batishoboye inzu ebyiri mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze, bakaba baratanze miliyoni mu kwezi kwa kane ubwo umurenge wacu wahuraga n'ibiza. Twubahe roho nzima ariko ituye mu mubiri muzima. Reka tubareke muryoherwe n'iki gitaramo.
live riko igitaramo cya korali ishema ryacu ibarizwa mu ntara y'Amajyaruguru. Ni igitaramo cyitabiriwe n'umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru umugabo wa Gahunde ndetse na musenyeri wa diyoseze ya Ruhengeri n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Sana
Ubizigaza kuri twamashyize kandi ishema ryacu niba kandi muteye ishema nakora ishema ryacu mujye mukoma amashyi rwose mwiyongeye cyane yego batambuka muri ntambuko yabo twongere tubereke urukundo tubashimira none urukundo rutangiye muri uwo mwaka mu kwezi kwa mbere ni kwibaza ukuntu zamaze kubera mu gihe cya pasika zari maze kwiga umuco